Haleluya, 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 nshuti bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, ndabasuhuje aho muherereye hose. Ngira nti Yesu Kristo ashimwe. Amahoro y'Imana bane namwe, kandi nta handi abonerwa usibye muri Yesu Kristo, umukiza, umucunguzi w'abari mu isi bose. Nta handi rero agakiza kabonerwa usibye muri we. Ibi ndabivuga nshishikaye kandi ngusaba ko nawe wabyumva nk'uko mbivuze, ukabyumva inshuro nyinshi. Nta handi agakiza kabonerwa usibye muri Yesu Kristo, umukiza n'umucunguzi wacu. Ikaze ro kuri Bibiane TV, uyu ni umuyoboro w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane gishobora kuzarimbuza benshi, Satani azakoresha arimbura ndetse ayobya n'intore niba bishoboka. Ese koko itorero nirimara kuzamurwa ngo abazaba basigaye ngo bazaba bafite amahirwe ya kabiri yo gucunguzwa amaraso yabo? Ibi bintu ushobora kuba warabyumvishe hirya no hino mu matorero ndetse y'umwuka, bavuga yuko hazabaho kuzamurwa kw'itorero, hanyuma ngo abo Yesu azasanga batiteguye ariko barigeze kwakira agakiza, ngo bazasigara bahanganye na Antikristo, ngo abakorera ubugome buhambaye, ngo hanyuma nibatemera kwihakana Yesu, ngo amaraso yabo ngo niyo azabacungura. Ibi se ni ukuri cyangwa ni ikinyoma? Ababyemeza babishingira he? Ababihakana se bo barabishingira he? Bene data nshuti bakundwa, ntimujye kure, tugiye kurebera hamwe iby'iki kibazo, ukuri kwabyo, niba ari n'ibinyoma tubihinyuze, tubivuguruze mu izina rya Yesu Kristo, umukiza n'umucunguzi wacu. Nimunyemerere rero tubanze dusenge Imana. Data, turagushimye, turaguhimbaje, uri Imana yera, uri Imana ikomeye, uri Imana ikiranuka. Tugushimiye yuko watanze umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo abari mu isi bose abe ari we baboneramo agakiza. Turagushimye yuko nubwo yaje mu byabe ntibamwakire, abamwemeye bose bakizera izina ryabahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Amaraso Yesu Kristo rero niyo aduhinduye abo turi bo, niyatugize abana b'Imana. Nta handi rero agakiza kabonerwa muri we. Nta yandi maraso yabasha kweza ibyaha usibye amaraso ya Yesu Kristo. Niyo mpamvu duciye bugufi ngo uzuganirize ubwoko bwawe, ubamenyeshe ukuri, uvuguruza ibinyoma byose bya Satani bizarimbuza benshi, bibabwira yuko hari andi maraso abasha gutanga agakiza, kabone n'ubwo yaba yamenetse mu mibabaro ingana ite. Ndakwinginze uzuganiriza ubwoko bwawe, twe turacecetse, mu izina ryawe Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen, amen. Bene data nshuti bakundwa, tugiye kuganira kuri iki kintu gikomeye. Abantu benshi b'abanyamadini ndetse benshi bo mu matorero ya gikristo y'umwuka bahamya neza yuko ngo hazabaho amahirwe ya kabiri, ngo abantu Yesu azasanga batejejwe, badatunganye, ngo bazamukane n'itorero, ko bazahabwa amahirwe ya kabiri yo gucunguzwa amaraso yabo. Ariko si ibi bintu ni ukuri cyangwa ni ibinyoma? Bene data, ese wigeze wumva abavuga ko itorero nirizamurwa abasigaye bazacunguzwa amaraso yabo? Wabifashe nk'ukuri se cyangwa wabifashe nk'ibinyoma? Warabyemeye se nawe ubyizereramo cyangwa warabihakanye? Ibi ni ukuri cyangwa ibi ni ibinyoma? Iyi ni inyigisho ishobora kuyobya benshi. Uyu munsi wa none rero tugiye gusenya inyigisho burundu dukoresheje Bibiliya, kandi Bibiliya gusa. Abantu benshi muri iki gihe bavuga ko hari abazagenda mu kuzamuka kw'itorero, abandi bagasigara, hanyuma abo bazaba basigaye ngo bazaba bafite amahirwe yo gucunguzwa
amaraso yabo bwite binyuze mu rupfu rubi bazicwa n'ubwami bwa Antikristo, ngo basabwa kwihakana Yesu Kristo, ngo ariko ngo nubwo bazaba basigaye ngo bazaba bizera Yesu Kristo, ngo icyo gihe rero ngo bazahatirwa kumwihakana, ngo nabo babyange, ngo hanyuma bacungujwe amaraso yabo. Ariko iki kibazo Bibiliya ikivugaho iki? Ese Bibiliya yigisha iyo myumvire nk'iyo? Reka duhere ku kintu cya mbere kidahinduka twubakiyeho. Nimunyemerere dusome ijambo ry'Imana, turebe urufatiro rw'agakiza kacu. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice ni icya 2 umurongo ni uwa 8. Turebe iki ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. None se hari abantu bazakizwa bivuye ku maraso yabo ubwabo? Ntibihari, nta bihari, ahubwo twese twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera Yesu Kristo. Ntibyavuye kuri twe, ntibyavuye no ku mirimo, ahubwo byavuye ku mpano y'Imana gusa. Ni ubuntu busa twagiriwe, ni ubuntu busaze. Agakiza rero muri make gaturuka kuki? Ntigaturuka ku mirimo, ntigaturuka ku nkoni wakubitwa, ntigaturuka ku rupfu rubabaje wakwicwa urwo ari rwo rwose. Agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu yonyine niyo abasha kweza abanyabyaha, yonyine. Nta maraso yandi ashobora kweza umunyabyaha. Twakijijwe rero kubw'ubuntu kubwo kwizera binyuze mu maraso ya Yesu Kristo gusa. Nta hantu na hamwe havuga ngo uzakizwa n'amaraso yawe. Umuntu uzahabona azahanzanire, nzayamanika mvuge nti yewe burya sinari narahabonye, ariko uyu munsi wa none nshingiye ku byanditswe byera. Ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba mubaye abigishwa banjye nyakuri, kandi namwe muzamenya ukuri, hanyuma ukuri kubabature. Hari ububata bwinshi rero, hari ibinyoma byinshi Satani yashyizemo abantu bibahejeje mu bubata bwa Satani. Nyamara ukuri tuzavoma mu ijambo ry'Imana niko kuzacagagura iyo migozi Satani kibohesheje abantu mu izina rya Yesu Kristo. Nta hantu na hamwe havuga ngo uzakizwa n'amaraso yawe bene data, tubihereye mu byanditswe byera. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumutunganya, kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ijambo ry'Imana rero ririhagije kugira ngo rituyobore mu kuri kose, kandi ritubature ububata bwose, riduhanire gukiranuka, ritwigishe ndetse ritugeze ku rugero rushyitse mu maso ya Data wa twese, kandi ridufashe gukora imirimo myiza yose. Amen. Rero biragatsindwa kwibeshya yuko hari amaraso y'umuntu, wowe ubwawe ukumva ko hari igihe kizagera amaraso yawe akaguhesha agakiza. Nta hantu na hamwe byanditse ko amaraso y'umuntu runaka wundi usibye Yesu Kristo umwana w'Imana niwe wenyine amaraso ye abasha koza abanyabyaha, kandi bagacya, bagashyiraho umwanda, bagashyiraho umugayo wose, bakabona agakiza. Agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo kubwo kumwizera. Amaraso ye niyo yoza abanduye. Haleluya. Uramutse rero wongereyeho ngo n'amaraso yawe mu gihe runaka azabasha kuguhesha agakiza, uzaba uhinduye ubutumwa bwiza. Benshi rero baguye mu mutego wo guhindura ubusa amaraso ya Yesu Kristo. Ubwo ni nkaho haba habayeho inzira ebyiri, ko hari inzira igera mu bugingo ibonerwa no kwezwa n'amaraso
n'amaraso ya Yesu, hakaba hariho n'indi nzira yabasha kukugezayo inyuze mu kumena amaraso kwawe. Ntago ari byo. Mu izina rya Yesu Kristo, ibi binyoma turabivuguruje mu izina rya Yesu Kristo. Tuje rero kureba icyo ijambo ry'Imana rivuga mu Byahishuwe igice cya 7 umurongo ni uwa 14. Haratubwira ngo iki? Ibyahishuwe igice cya 7 umurongo wa 14, haratubwira ngo ndamusubiza nti mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, naho wanyura mu mubabaro mwinshi ute, kandi bameshe ibishura byabo, haleluya, babyejesha mu maraso y'umwana w'intama. N'ubundi tuzanyura mu mubabaro. Umutwe w'ijambo uravugwa ngo Yohana yerekwa abahowe Yesu bageze mu ijuru. Abangaba bahowe Yesu bageze mu ijuru ntago bazaba babikesha amaraso yabo bwite, hoya, ahubwo ku murongo wa 14 haravuze ngo arambwira ataba nabavuye muri urya mubabaro mwinshi. Erega ni mwinshi, ntago ari muke. Kandi nubwo banyuze mu mubabaro mwinshi, ntago umubabaro ari wo watumye ibishura byabo byererana. Reka, ahubwo bameshe ibishura byabo, babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nta hantu na hamwe tubona amaraso y'umuntu afite agaciro ko kweza ibishura bya nyirayo. Bene data, nimunyemerere turebe gato urwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo igice cya 9 umurongo ni uwa 22. Turebe iki ijambo ry'Imana ritubwira. Abaheburayo igice cya 9 umurongo ni uwa 22. Haratubwira ngo turi kuvuguruza ibinyoma bimaze igihe mu madini, ndetse amadini yiyita amatorero y'umwuka. Ese uyu mwuka wera wabwiye yuko abantu bazacunguzwa amaraso yabo, uyu mwuka ni uwa hehe? Cyangwa ni imyuka mibi? Nimunyemerere dusome ijambo ry'Imana. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 23 na 22 haratubwiye ngo kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Aya maraso yavugwaga yavuye akababarira ibyaha ni amaraso ya Yesu Kristo. Mbere Yesu Kristo ataraza, bageragezaga kuvusha amaraso inuma ndetse n'intama n'ibindi amatungo yari yarahagorewe kugira ngo barebe yuko bahongerera ibyaha byabo. Ariko amaraso ya Yesu Kristo niyo yabaye impongano z'ibyaha byacu. Nta maraso y'undi muntu yigeze agirwa impongano y'ibyaha. Bene data, rero nta kindi gihesha gukiranuka. Iyi ndirimbo bahora bayiririmba, nicyo kimbabaza. Ni ukuri nta kindi gihesha gukiranuka usibye kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu masa. Amaraso ya Yesu masa niyo yonyine aduhesha gukiranuka. Bene data, nta kindi gihesha gukiranuka usibye kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu masa. Nta yandi maraso abasha kutwezaho ibyaha atari amaraso ya Yesu. Nimunyemerere turirimbe iyi ndirimbo kugira ngo uwajyaga atekereza ko hari andi maraso yandi mu gihe runaka itorero ryamaze kuzamurwa azabasha kumweza, amenye ko ntayahari. Nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mu ijuru, keretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu masa. Wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso,
hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Amaraso ya Yesu yonyine niyo yatumye imyambaro yacu yera. Amaraso ya Yesu yogeje atyo abanduye imitima yabo. Ntimukererwe ahubwo mutebuke, mwezwe imitima yanyu neza. Ni ukuri mwikererwa, ngo aha muzacungurwa n'amaraso yanyu. Yesu Kristo nazamura itorero rye bizaba birangiye. Erega ngo ntagatinze nk'uko benshi babyibwira, kuko azi ko namara kuzamura itorero bizaba birangiye. Arabizi neza ko bizaba birangiye, nta mahirwe azaba ahari. Niyo mpamvu ari kugira ngo buri wese abanze yihane, abanze yezwe n'amaraso ye. Umukiza uzagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe. Abatari bezwa bazinjiriwe mu birori by'umukwe bate. Umukiza nagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe. Abatari bezwa, bene data, nagusanga utejejwe, ngo uzinjira ute mu birori by'umukwe? Uzinjira ute? Ahubwo dore uko bizagenda, nta mahirwe ya kabiri azaba ahari. Ahubwo uzamera nk'abandi bose, ngo bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe. Wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso. N'amaraso ya Yesu gusa atunganya, nta kindi gihesha gukiranuka. Nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mw'ijuru, keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Wogejwe na Yesu, mbese wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso. Hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Higira ubashyeshyenga, higira ubayobya, ngo aha muzacunguzwa amaraso yanyu, nta mahirwe ya kabiri ahari. Yesu naza agasanga utiteguye, uzarimbuka. Haleluya! Twitegure bigishoboka, duhawe igihe cyo kwitegura, kandi dukwiye kuba turushaho kumwitegura. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Luka igice cya 12 ngo muhore mukenyeye, amatabaza yanyu ahore yaka. Haleluya! Muhore mukenyeye bene data. Luka igice cya 12, Luka igice cya 12 umurongo ni wa 35. Haravuze ngo muhore mukenyeye, muhore mukenyeye. Luka 12:3-5, tuhasome mu izina rya Yesu Kristo. Haratubwiye ngo muhore mukenyeye. Ubundi umutwe w'ijambo ravuze ngo tube maso dutegereje kugaruka k'umwami Yesu. Niyo mpamvu dukwiye kuba maso, kuko naza agasanga tutari maso tuzasigara, kandi nitumara gusigara nta mahirwe azaba ahari. Ijambo riravuze ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Haleluya! Hahirwa abagaragu sebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera, akabicaza, akabahereza. Naza mu gicuku, haleluya, cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa.
kandi mumenye ibi yuko nyir'inzu yaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, mwe kwishingikiriza ku mahirwe ya kabiri ntayahari. Haleluya! Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Abantu bazatungurwa rero bazacirwaho iteka. Abantu bazaba batiteguye barababaje. Itegure, nanjye nitegure. Ijambo ry'Imana nanone mu Baheburayo igice cya 12, haleluya, umurongo wa 14 haratubwira ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Nta kindi rero kitweza, ni amaraso ya Yesu Kristo. Nta mahirwe ahari nyuma y'uko itorero rizamuwe, nyuma y'uko abejeje basanganiye Yesu Kristo. Nta mahirwe yandi ahari yo kugira ngo abantu bacunguzwe amaraso yabo. Gutinyuka kuvuga ngo abantu bazacunguzwa amaraso yabo ni ugupfobya amaraso ya Kristo Yesu, abantu babizi cyangwa batabizi, ntukuyatesha agaciro. Kandi nta kindi tubizi ko nta kindi gishobora gutuma abantu bezwa usibye amaraso ya Yesu Kristo. We rero wari ukurikiye ubu butumwa, ndagushimiye ngo witegereze neza, usuzume neza, umenye yuko nta kindi. Ushake mu byanditswe, nubona ahantu handitse yuko abantu bazacunguzwa amaraso yabo, ni ukuri uzubimbwire. Ariko njyewe kugeza ubu nta byanditswe byera nabonye bivuga ko abantu bazacunguzwa amaraso yabo. Nta byanditswe byera nabonye bivuga ko hari amahirwe ya kabiri nyuma y'uko itorero rigiye ngo abantu bacunguzwa amaraso yabo. Ahubwo itorero nirimara kuzamuka, n'umwuka waka kwemeje guhamya, nawe uzaba wazamukanye n'itorero. Haleluya! Ntabwo rero bishoboka Satani yibashyeshyenga ngo murindire amahirwe ya kabiri kandi nta nayahari. Ahubwo duharanire guhora turi maso, dukenyeye amatabaza yacu yaka, kugira ngo azasange turi maso, nakomanga dukingure. Nicyo mbifuriza niyifuriza. Mutandukanye n'ibinyoma by'abanyamadini, mutandukanye no gushyeshyenga kwa Satani kugira ngo ayobye n'intore niba bishoboka. Abantu bamaze kumenya Yesu Kristo, ariko Satani arababwira ngo ntimumaramaze, ngo hari amahirwe ya kabiri. Ntayahari, mbakuri inzira ku murima. Nta gucunguzwa amaraso yanyu guhari. Amaraso y'umucunguzi yonyine Yesu Kristo niyo abasha kweza abanduye imitima. Niba mbeshye uzunyomoze, ntago mbeshye, nkubwiye ibyo nakuye mu ijambo ry'Imana. Nawe uzana ibivuguruza ibi niba wumva yuko hari ibinyoma biri mu byo nkubwiye. Amahoro y'Imana bane namwe, ushikame wezwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Nta gucunguzwa amaraso yawe guhari. Wowe nk'umunyamahanga, wowe nk'umuntu wahindutse ubwoko utari ubwoko, wowe uri gukerensa amaraso ya Yesu, yandi adukuraho ibyaha, ngo aho uzacungurwa n'amaraso yawe. Ibyo nta bihari, ahubwo uzarimbuka utakibashije kubigarura. Amahoro y'Imana rabane namwe. Wowe wumvisha ubu butumwa, gira umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe Yesu akazasanga atari maso, azarimbuka. Ndabakunda. Nakagaruka kuri Bibiane TV. Uyu ni umuyoboro w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bye bye.